Imana iha umugisha Daniyeli na bagenzi be. Mu mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye i Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami w'Abayuda ategeka Shipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'ubwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda barimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshake, na Azariya amwita Abedenego. Maze Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yaratumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba mushyize mu kaga gatera umwami kunca igihanga. Nuko Daniyeli aherako abwira igisonga cyari cyategetswe n'umwami w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo abe ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ari ko uzagenza abagaragu bawe. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ibyo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura ku bya byo kurya by'umwami na vino bari bakwiriye kunywa, akajya baha ibishyimbo. Maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge, ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo munsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamumurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Nuko Daniyeli agumaho ageza mu mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cya mbere cya Daniyeli kiratubwira ukuntu Daniyeli na bagenzi be aribo Mishayeli na Azariya na Hananiya bajyanywe muri iki gihugu bagiye ngo kwigishwa iby'ubwenge no kumenya n'indimi zo muri iki gihugu cy'umwami Nebukadinezari bari bajyanywemo. Bahageze kubera ko bari abana babagaho mu buryo bwo kubaha Imana, mu buryo bwo gusenga, bakomeje gusenga kandi bari bakiranutse, bari bakijijwe, ntago bumvaga bagomba kuzajya barya kuri ibyo byo kurya by'umwami byabaga bihumanye cyangwa se byabaga bitejejwe nk'uko
mu muryango wabo aho bakomokaga byari bimeze. Basaba rero umurinzi w'inkone uw'umwami yari yarahaye ubwo bubasha bwo kurinda aba basore ngo ajye abagaburira ku byo kurya bye, abahe no kuri vino yanywagaho. Baramuhamagara baramubwira bati rero twebwe mu bwoko bw'iwacu cyangwa se aho dukomoka iwacu mu Bisirayeli ntago tunywa vino, ntago dupfa kurya ibyo tubonye byose, none twagira ngo tugusabe udufashe ujye utugaburira ibishyimbo byonyine, twebwe tugirire icyizere ntacyo tuzaba. Wanyuma uyu muyobozi w'izi nkone arangije ngo aramubwira ati mfite ubwoba ko umwami wabategekeye ibyo kurya nabona mwarananutse azatanga itegeko ryo kunyica nkicwa burundu. Daniyeli aramumara ubwoba aramubwira ati humura, wowe bikore utugaburire ibyo byo kurya, utugaburire ibyo bishyimbo, wowe ubundi utugenzura icyumweru gusa ubundi wirebere. Uyu mugabo ashirika ubwoba rero yemera kubibaha ngo babiriyeho icyumweru, ariko muri icyo cyumweru babiriyeho aba basore ngo bari bameze neza cyane, bari babyibushye cyane. Noneho no muri cya gihe cyo kubamurikira umwami bageze imbere y'umwami, umwami abitegereje abona ni abasore bameze neza, kandi ngo Imana yari yarabahaye umugisha wo gutona kuri uwo muyobozi, yari yarabahaye umugisha noneho wo kugira ubwenge buruta ubw'abandi bantu bose bari bari aho ngaho, ku buryo ngo baganiraga n'umwami, noneho umwami ngo akabumvamo ubuhanga buruta ubw'abakonikoni bose n'abapfumu bose bari aho ngaho muri icyo gihugu. Nuko ngo baguma aho ngaho rero imyaka 3, umwami arabiyegereza ngo bagira abakozi be, baguma aho ngaho imyaka 3. Daniyeli we aguma aho ngaho ngo ageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Iki ni igice cya mbere cy'igitabo cya Daniyeli. Imana ibaha umugisha kubana nanjye. Ubwo mu butaha tuzasoma mu gice cyaho cya 2, aho tuzatangira kumva uburyo Daniyeli yabaye umuntu wa hafi ibwami wo gusobanura ibyari byarananiwe gusobanura, babakonikoni n'abacunnyi n'abapfumu bose babaga ibwami. Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha mwinshi. Shalom shalom.